mwiriwe neza kandi mwongeye kugira amahoro mwebwe mudukurikirana Kono TV. Niyo mpamvu rero kano kanya tugiye kugira byinshi tuganiraho. Mwebwe mushobora kuza kudukurikirana kuri YouTube channel Kono Radio ikorera mu murenge wa Rusororo, akaba ari TV tuzajya tuboneraho zimwe mu nama zagiye zibaho mu nama kugira ngo turwanye COVID. Tubibutsa siroga y'umurenge wa Rusororo ubudasa mu kurwanya COVID-19. Ari nayo mpamvu rero kano kanya dufite umutumirwa umuyobozi mu murenge ari buze kwivuga, akomeze kugenda tubwira zimwe mu ngamba bagiye bafata n'ibindi bibazo byinshi tugenda dukomeza kumubaza. Karibu. Murakoze cyane. Nitwa Nsabimana Matabisha Desire, umuyobozi nshingwabikorwa w'umurenge wa Rusororo. Nk'uko mwamaze kubivuga, iki cyorezo kuva cyagera mu Rwanda ngira ngo umwaka urenga n'amezi 6-7 yageze, cyashegeshe igihugu cyacu cy'u Rwanda n'umurenge wa Rusororo udasigaye inyuma, aho ibikorwa by'ubucuruzi byinshi byagiye bihagarara. Kugira ngo turabyibuka, twagiye tugira abarwayi bikadindiza ubuzima bwabo, imibereho yabo, ko uri mu rugo ntukora, bagaburirwa. Byari ibihe bitoroshye rero, ko turashima uyu munsi ko ingamba igihugu cyacu cyagiye kidufatira, abaturage bagiye bazishyira mu bikorwa neza. Uyu munsi muri uku kwezi kwa 10 tukaba tuvuga ko dufite umurwayi umwe nawe uri koroherwa. Muri izo ngamba rero dukomeza kwibutsa nuko tugomba gukomeza kwambara agapfukamunwa neza, harimo yuko tugomba gushyira intera hagati ya mugenzi wacu n'undi, harimo yuko tutagomba kwitabira ibirori n'ibyo twanabyitabira tukipimisha tukaba twarakingiwe, harimo yuko tutagomba wa muco wacu utuma dusabana cyane, duhoberana, turamukanya. Ibyo tukaba tubyibagiwe, tukaba tubiretse kugira ngo turebe ko iki cyorezo dukomeza kugihashya twese dufatanyije. Izo ngamba rero nk'uko naho ndimo nzivuga zagiye zunganirwa n'umuco wo gukaraba, no kurwanya umwanda, gukaraba tukagira isuku neza. Ahantu hose hahurira abantu benshi hagiye hubakwa inkarabiro nziza zigezweho. Dusaba ko uwo muco koko abantu dukaraba aho dusanze amazi adahari, isabune idahari, tukaba ba mbere kubaza ba nyiri ibyo bikorwa kugira ngo koko twese dufatanye muri uru rugamba rutureba. Arakoze cyane rero, sinabura kumubaza ikibazo yuko twagiye tubona yuko indi mirenge twagiye tubonamo yuko abantu muri guma mu rugo bajyaga bikingirana mu ngo zabo, barangiza bakaba baremamo akabari. Ni kimwebwe mwakoresheje akenshi na kenshi ntabwo twigize tubona abantu muri ino mirenge, yaba ku macano ndetse no ku zindi mbuga nkoranyambaga, ntabwo twigize tubonamo abaturage bacu bagaragara muri ba bantu babonekaga mu birori byo mu rugo cyangwa mu kuba barema akabari mu rugo. Mwe ni iki kintu mwakoresheje cyatumye tutabibona ku mbuga? Murakoze. Nk'uko babivuze mu nsanganyamatsiko yacu ivuga ngo ubudasa mu guhangana n'iki cyorezo cya COVID-19, ni urugamba abantu bose bafatanya, kuva ku muturage kugera ku muyobozi, ku mwana mutoya kugera ku mukuru. Twese rero twarafatanije, inzego z'ubuyobozi zegera abaturage hariya ku isibo, ko ari bo bakurikirana umunsi ku munsi ubuzima bw'umuturage hariya, aho akabari kagiye kuvuka cyangwa se aho abaturage bagiye guhurira. Benshi batangaga amakuru bigakurikiranwa, bagateshwa. Nibaza ko ubwo bufatanye hagati y'ubuyobozi n'abaturage n'inzego z'ubuyobozi bwegereye abaturage byadufashije cyane kugira ngo dushobore gukurikirana no kubona amakuru ku gihe y'aho abantu bagombaga guhurira bitemewe n'amategeko.
ntabwo nabura no kugira ikindi nkubaza cyane yuko iyo turebeye hamwe famiye cyangwa umuryango ni ikintu gikomeye. Tuzi neza yuko mu minsi iri imbere covid itari yaza habagaragaraho ikintu cyitwa amadivorce cyangwa kutumvikana mu rugo, ugasanga harimo ibibazo byo kuvuga yuko umwe ajya mu kazi niyite ku wundi, umwe akava mu kazi niyite ku wundi. Wowe yenda tuvuze muri guma mu rugo nubwo byabaga ari ibibazo bya covid, ese uwo watubwira wumva yuko hari ikintu byongeye kugarura kuba babasha no kugana? Twumve yuko yenda haje icyo kibazo, ariko nubwo haje icyo kibazo byibuze hari ikindi kintu bigiye no kudusigira mu muryango. Murakoze. Reka nizere ko atari byiza bya covid turi buvuge. Ntabwo ari byiza kuvuga ngo hari ukuntu haboneka ikibazo ariko hakajya n'akandi kantu gato gashobora kuziraho. Ntabwo rero wagenda nakikubajije kuko ni ikibazo mpora ngirira amatsiko. Urakoze cyane. Muri iki gihe mu gihe cyaguma mu rugo koko nk'uko wari ubivuze, amahane amakimbirane mu ngo yabaye makeya. Niba ari uko ari ikibazo abantu bose bari basangiye, abagabo mu miryango n'abagore babonye ako kanya ko kuganira noneho ku buzima bw'ingo zabo. Kuko gahunda yari ihari ko ari ukuba mu rugo, abantu bagafatanya ku buzima bw'ibikenewe mu rugo, imirimo yo mu rugo, abagabo n'abagore bagafatanya. Bivuze ko kari n'akanya kugira ngo baganire noneho no kubibatandukanya, kuko imanza z'amakimbirane muri kiriya gihe mu kwezi kwa karindwi, mu kwezi kwa munani zabaye nkeya cyane ugereranyije n'ikindi gihe. Nanone ndakomeza nkubaza ikindi kibazo kijyanye na siporo muri rusange. Twabonye ko muri covid hagiye habaho kuba babasha kuba babwira abantu mukore siporo muyikorere mu rugo, igafasha kuba abantu byatuma bakomeza kugenda bagira ubudahangarwa mu rwego rwo gukora siporo. Nk'uko hariho siroga y'ubudasa, hari ikintu mwamuteganyiriza urubyiruko cyangwa n'abandi bantu bo kuba dushobora kuzakora siporo yitirirwa ino siroga dufite? Murakoze. Siporo yongera ngo n'ubundi siporo twarayikoze, n'ubu turacyayikora, no ku cyumweru tuzayikora muri gahunda y'umujyi wa Kigali. Ni byiza rero ko urubyiruko n'abandi bagifite imbaraga duhagurukira gukora siporo. Nyuma ya siporo abantu bagira umwanya wo kuganira n'izi ngamba tukongera tukazisubiramo. Rero ni gahunda wenda dushobora kunoza neza kugira ngo umurenge wacu wa Rusororo siporo tuyishyiremo imbaraga. Urubyiruko ugifite imbaraga wese dufatanye muri uru rugendo rwa siporo, twubaka ubuzima, twubaka umubiri, ariko tunahangana n'iki cyorezo cya covid. Wigize uvuga ku kintu kijyanye yuko mu gihe cya covid nyine ubucuruzi bwari buri hasi. Ese ku kintu kijyanye n'ikoranabuhanga mu bintu bijyanye n'ubucuruzi, ni izihe nama wagira abacuruzi? Kuko twaje kubona yuko mu kintu kijyanye na online ari cyo kintu cyahise kijyaho cyane cyane nko mu murenge wacu wa Rusororo. Niyo nama wagira abacuruzi kugira ngo nabo bumve yuko bashobora kujya ku bintu bijyanye na online business? Murakoze cyane. Turashimira igihugu cyacu ko cyateye imbere cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ngira ngo no muri iki gihe twarimo muri guma mu rugo byagaragaye ko ikoranabuhanga rifite akamaro cyane, kuko hari ibikorwa byinshi byakorewe ku ikoranabuhanga. Abantu barigiriye icyizere, bararyifashisha, ibyo bakeneraga byose bikabasanga mu ngo iwabo bakoresheje ikoranabuhanga. Ubwo rero n'abacuruzi twabakangurira ko batera imbere nabo. Ubucuruzi ntibube kuvuga ati gusa nicaye mu iduka ntegereje umuntu uri bwizane, ahubwo bakwiye kuba bakora ubukangurambaga buhagije, publicité zikaba nyinshi, bagashyiraho mekanizme zituma abantu bamenya ibyo bacuruza, ibyo bafite, n'uburyo babibagezaho. Hagati aho ari uje kugura yizanye akagura, ariko n'ubikenewe mu rugo ukaba ufite mekanizme, ufite uburyo bwo kubimugezaho. Icyo rero ni tukifashisha ko nari ndimo mbivuga, ni ikintu cyiza igihugu cyacu cyagezeho
infrastructure, ibikorwa remezo bijyanye n'ikoranabuhanga leta yabishyizeho byafasha abaturage bacu guteza imbere ubucuruzi bwabo. Arakoze cyane rero. Ikindi twagusaba ni nanone hari ikindi kintu ntakwirengagiza kano kanya kukubaza, kubera ko n'ubundi no covid yaje turi mu ngamba yo kurwanya zimwe mu nda zitateguwe, kandi hakomeje no kugira izindi nama. None ni iyihe nama nanone wabwira urubyiruko cyangwa wabwira n'abo bantu b'abangavu muri zino nda zitateguwe? Murakoze. Urubyiruko rwacu twese tuzi ko ari izo mbaraga z'igihugu, niyo mizero y'igihugu, nibo bayobozi b'igihugu cyacu cy'ejo hazaza, nibo bazadusimbura muri ibi byose turimo, ari muri yayi turimo, ari mu buyobozi ndimo. Urubyiruko rwacu rero rugomba kugendera ku ndangagaciro nziza zituma bazavamo abasore beza, bakavamo inkumi nziza kuko zizagirira igihugu cyacu akamaro. Icya mbere nk'uko wari ubivuze, bakuriwe kurwana ku ishema ryabo, ishema, kutiyandarika, kuba inyangamugayo mu byo bakora mu buzima barimo, abantu bakabibubahira. Abitwaza ubukene ko mu rugo iwabo hakennye, ntabwo ubukene bukwiriye kuba budushora mu ngeso mbi zituma twiyandarika. Ubuzima bwose abantu baba barimo babubamo kandi bakiyubaha, n'abandi bakabibubahira. Numva ari cyo umuntu yasaba urubyiruko rwacu, rureke kwiyandarika, rwihesha agaciro muri situasiyo yose baba barimo, byashoboka kandi byakunda. Arakoze cyane rero kuba twabanye nawe, mwumvisha inama yagiriye buri umwe wese udutega amatwi, buri umwe wese wari urimo gukurikirana kino kiganiro. Ndashima rero yuko wemeye ubutumire bwacu, kandi n'ikindi gihe uzakomeza ugaruke, kuko inama zawe ni inama z'ingirakamaro, yaba ku bantu bari bo bose, n'ibintu byose wagiye uvuga ku ngaruka yagize kuri covid, uburyo twakomeza kugira ngo tuyihashye, buri kimwe cyose wagiye utanga turabigushimiye. Imana iguhe umugisha, namwe mwamudukurikiranye, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.